andi kwibaza abarayo baragera saa 4 muri stade Amahoro bari kurya andi kwibaza abarayo baragera saa 4 muri stade Amahoro bari kurya. Nongeye kubaha ikaze kuri Tuzamurane TV. Ngende Jean de Dieu Iradukunda. Niba utarakora subscribe kuri channel ubike gukora subscribe, like, share and comment. Bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ndetse na Gasogi bakomeje gutangaza amakuru agiye atandukanye. Uyu ni umwe mu banyamakuru warimo wogeza match ariko akibaza ati ese abareyo muraguma muri stade kugeza ryari, ese mwapfunyitse? Reka twumve ibyatangaje. Andi kwibaza abarayo baragera saa 4 muri stade Amahoro bari kurya andi kwibaza abarayo baragera saa 4 muri stade Amahoro bari kurya kugira ngo bamenye niba Ken isaza cyangwa niba atazi. Kongo na telefone yayikuye. Andi kwibaza abarayo baragera saa 4 muri stade Amahoro bari kurya kugira ngo bamenye niba Ken isaza cyangwa niba atazi. Kongo na telefone yayikuye. Baraba barya iki? Yabajyanye muri yo niba menye yabajyanye ese nayo kivuye mu abariyo mwapfunyitse murageza saa 4 muyitegereje mushaka no kutayibona amakuru ndayafite. Yabayita Gasogisha ko yiryame yakujya ku musozi gataka no kuza. Uwo ni umunyamakuru witwa Gicumbi yibaza uti ese abariyo mwapfunyitse murataha ryari, murageza saa 4 mugitegereje Gasogi? Urumva ko ni ibintu byari bitangaje cyane kandi na makuru ari kugenda acaracara ahanze ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye. Hanyuma rero nyuma yuko Gasogi yanze kwitabira umukino ari kwihuza na Rayon Sports, hari ibyo Kenisi yatangaje ndetse ari kumwe na Mutarabaruka mu kiganiro cyabo barimo bakora mu gitondo. Amakuru bagiye batangaza atandukanye, reka nawe yumva. Arimo avuga ko Rwanda Premier League itigeze imwandikira, nta baruwa yayigeze abona, ariko ngo nibayerekana baze kuyerekana bayishyire ku karubanda abantu bose bayibone. Abandi bagakomeza bavuga ko iyi baruwa bayihawe ndetse na Rwanda Premier League ikaba yemeje ko yabandikiye ibaruwa kuri social media zabo ikayiboherereza, ariko Kenisi we ahakana ko iyo baruwa ntayo afite ndetse ntayo bigeze bamuhereza. Reka twumve icyo Kenisi yatangaje. Umva, Rwanda Premier League ndahiriye hari imbere y'Imana isumba byose inkuru nkubitire muri studio nimutangiye correspondence. Yes, kuna banga ririmo ntabanga ririmo, ntabwo ari ni nanjye bisabye ni bitange ibaruwa mwahaye Gaso. Umuzane ubusanzwe ngo mwayitanze ngo mbere y'amasamiro nimuyizane. Please, why don't you mwatse confusing rubanda? iyo yonyine nayo irabikemva nitaza rero iyo nayo irabashyira mu bindi bibazo. Ndabisabye nonaha yonyine nimuyishyire hanze noneho nta wa tekinika se abashaka wa tekiniko mutangire gukasinga Gasogi. Ngewe ibyose uko bihari correspondence ziri official and not kandi n'abari copied yaba Ferwafa yaba Rwanda Premier League ibyo byose birahari tubizi. Ariko uyu munsi twavanye abantu mu cyeragati tukayizana tukanagabanya n'izo insult ku bantu. Reka nkubwire reka no kugira ngo Gasogi itangire executive bihano no ibyo bihano kugira ngo tubitangire ibyo nishyura oya ibikore rwose. Iyo Gasogi iyo kipe yigize nabi, iyo kipe n'abantu barimo kuyamagana bayamaganira ukuri. Nabonye bavuga ngo imanuke mu cyakere nyine igende rwose. Bari bavuga ngo ubwo sinzi ibintu byinshi bibe gutyo muzane ibaruwa namuyizane. Byaba byiza ngo mukikira aha munabikore no munabikoze with provision mu byanditse muri aya mategeko abagenga. Yego nkuko byanditsemo itegeko ruhande ikidushingiye nkuko byanditse wenda mu ngingo ya 3 twakoze ibi nibi kwe Gasogi manyanga ngibi n'abantu babibona. Rega guceceka by the way ntago ndi ikigoryi ku buryo nshobora gukina na integrity ya Rwanda Premier League, ariko ibi ngibi kuba bibaye bikaba kuri vice president wa Rwanda Premier League. Ibinga iterwa na komisiyo ishinzwe amarushanwa igaterana amasaha 48. ariko Jire amaze kugira ububasha ngira ngo wenda usimbura byose byanashoboka, ariko yabusimbuye nta wamenye sisiwo ariko agafata n'ibitari mu nshingano ze ni sisiwo. Rigani Ugaju warimo wamamaza make avuga ko bari burare muri stade. Yego ibyo mwite mugenzi w'ubase n'umubaza. Ndashaka kugira ngo dushyire mu mucyo kuri ibi bintu. Tureke no gufata ibyo Rwanda Premier League yakoze mu kwandika muri institution
yakoze amakosa nanjye niko nabikora mu rwego rwo kwikuvura no gushaka kuvanaho biriya sibyo yes abudu navuga nsa kindiza ibyari ikindi ubundi yasigaye dutegereze ibisigaye dutegereze ikindi ashaka abantu bumve banatege n'amatwi kuko this is something kuko nitutabyivugira if you cannot tell our story others will try to nuvuga tutabyivugiye abandi babivuga uko babyumva uko babishaka dufite n'amahirwe we have dufite platform twabivugiraho kandi ntekereza ko ibi ngibi abakozi b'umupira w'amaguru ni benshi nakiriye amatelefone kugeza hafi saa 9 za mu gitondo abakubuze bakamamagara nk'abasobanuriye sibyo ariko nawe urenderanye kare kantu bagakure muri supermarket wari hehe siko bambaza ngo ndi muri stade nkabwo ntanaga muri stade mureho nibereye uyu muhungu w'ibyumba ari yeza urumva ibyo Rwanda Premier League ivuga ko yatumenyesheje ntabigeze tumenyesha kuko sindi bugiye kujya mu bimenyetso datuza twahereyeho kuko twebwe twarayandikiye by the way amaretira abiri ari officiel yes yarashubije imwe yarashubijwe mu buryo buri officiel ahandi naho badukomereka mu buryo buri officiel bwemewe kuri email ariko ndashaka nkwereke hari ahanika ko tuzajya gukina ku mahoro oya nubwo badukomeretse twebwe sinzi niba byaba biri professional ko twafata ibitagenewe abantu ariko cyo tuvuga n'iki round zacu ko kuba twaramenyesha ko tutazakina kubera impamvu zacu twebera ko icyemezo gishingiye ku mategeko tukanemera yuko ibyakozwe bitubereje amategeko ariko nanjye ntabwo nijije ku mategeko papa yes hazashya rero ibintu biracyakomeye rero ati rwose iyo baruwa baze kuyerekana natwe tuyibone nyuma rero yo kuvuga ayo magambo abandi bakunzi bagiye batandukanye ndetse n'abanyamakuru bagiye bavuga kuri iyi nkuru cyane nka Sam Karenzi wo kuri SKFM umuyobozi wayo ndetse akaba na nyiri radio yatangaje ati rwose umuntu witwa Kenisi rwose yigize akamana yigize indakoreka avuga amagambo akomeye cyane kandi agaragaza ko Kenisi ibyo yari kuvuga yari kujya amagambo mbese yari kubeshya reka twumve nawe ibyo yagiye atangaje ibyo yagiye avuga amakuru yagiye atangaza nawe ku byo Kenisi yari amaze kuvuga mu gitondo ari kumwe na Mutabaruka. Kenisi yarezwe bajeyi aragenda yigira inakoreka mu mupira nicyo giteje ibi byose yaza kuba yarangiye kera jewe nafashe agitangaza ngo nayisheshe yamagambo yose kurikiza amategeko yanditse kurikiza amategeko ari mu mpapuro yanditse utayakurikiza bari we amategeko agonga tuve muri santima tuve mu mupira kandi byo bizaba no kuri reyo bizaba kuri kiyo bizaba ku makipe tuve mu mupira wo kwigira akamana iyo tugeze ahantu nk'ahantu tukarya indimi tujye tubwizanya kuri abantu niyo baba ari inshuti tubishyire ku ruhande urumva Kenisi yarezwe bajeyi aragenda yigira inakoreka mu mupira nicyo giteje ibi byose yaza kuba yarangiye kera jewe nafashe agitangaza ngo nayisheshe yamagambo yose sinaguma muri uyu mwanya nafashe umwanya mu gitondo sinasoje ibyo yavuga kubera ko numvaga arimo arya indimi Kenisi yaryaga indimi wafashe umwanya Kenisi ntabwo yari afite impamvu ifatika ntabwo ushobora kuvuga ngo Ferwafa Rwanda Premier League ngo nigaragaze ibaruwa yanyandikiye hari email ni iki none se kopi nabonye asaba ngo nabo bari kumwandikira iyo officiel none se kuki akeneye treatment iri special idahabwa abandi bayobozi b'amakipe kuki akeneye treatment itarahawe Kiyovu ayakira ku mahoro kuki akeneye treatment itarahawe Muhanga itarahawe andi makipe yose bimura Ferwafa niba igomba gukora neza igomba gufata abanyamuryango bose kimwe hakabaho uburyo bunyuze mu mategeko nta kintu cyihariye Gasogi ya communication ejo nyuma ya Champions League yagiye muri press conference n'abanyamakuru ngayo nguko rero nayo makuru nari mbafitiye kuri Tuzamurane TV niba utarakora subscribe wike kwikora ufungura inzogera ukanda like share na comment ubundi tuzadukomeza tubana mu makuru yacu agiye atandukanye kandi Imana ikomeze iguha umugisha wowe uribuze kubikora urakoze cyane.